Abagore 30 nibo batangiye itsinda mu murenge wa Ruheru akarere ka Nyaruguru, buri umwe yizigama amafaranga 200 yongerewe aba 500 buri kwezi. Byageze muri 2014 itsinda rifite umutungo ubarirwa muri miliyoni 2,600 maze rihinduka koperative Jyambere Mubyeyi yatangiye ihinga ibigori. Kubw'abaterankunga batandukanye mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka, iyi koperative yashinze uruganda ruciriritse rutunganya ifu y'ibigori bita kawunga. Bamwe mu banyamuryango bahamya ko mu ntangiro uru ruganda rwakoze neza ku buryo rwahazaga isoko ry'akawunga ku bigo by'amashuri yisumbuye biri mu murenge wa Ruheru, ndetse hari n'abaturage bahamya ko akawunga kabahendukiye cyane. Gusa nyuma y'amezi 2 ngo imashini z'uruganda zatangiye gukora nabi kubera kimwe mu byuma bahangitswe n'umutekinisiye ubuyobozi bw'umurenge bwabashakiye ngo agure anateranye ibyuma by'uruganda, akabagurira icyuma kidafite ubushobozi nyamara baramuhaye amafaranga yo kugura ikizima. Harakuma kitwa Dijecteur Tetra Polere bagombaga kuzugurira kuma gafite ntuze nimero y'160A, aragenda tugurira 100. Urumva ko 100 ni akantu kaba koroshye. Jewe nige wagiye Butare njya kugashaka ku isoko aho bakorera ibyuma, umuntu mwaza kumbwira ati noneho wegenda uje muri Ewasa Butare. Ubwo nagiyeyo abakozi bakora akuma nayo nakajyanye ndakabereka, barambwira bati bambaza uburyo bw'imashini dukoresha, bati nizira zisya kawunga, ndababwira bati noneho akakuma ntabwo gakorana na ziriya mashini barabahangitse, atakaga kabashobora kubatwikira n'ibyuma byose mufite. Ati noneho birama twaguhagura icyuma gikomeye, akora duhangika kaguraga 20,000 ikizima. Hano nabo bari banyatse 300, ariko we hano yari yatubwiye ko icyo cyuma yandika kora dovi yari yacendikiye 250. Koperative Jyambere Mubyeyi ivuga ko imashini zigitangira kugira ibibazo nayo yatangiye gukoresha no gusimbuza icyuma cyari nyirabayazana, bigera ubwo amafaranga yishirana ku buryo ngo isigaranye atarenze 20,000 kuri konti. Uruganda rumaze amezi 4 rudakora. Turusura twabonye udufuka 6 twifu, kamwe gapima ibiro 10 ari two dutegereje abakiriya. Ku ruganda ngo rwigeze gutunganya ibiro bisaga 600 ku munsi. Ni ikibazo gifite ingaruka ku banyamuryango ba koperative no ku baturage b'umurenge wa Ruheru muri rusange, kuko ngo cyatumye ibiciro by'akawunga byiyongera biva kuri 350 bigera kuri asaga 500 ku kilo. Kawunga turya nyine biva hakurya ya Nyabarongo. Ubikiro urebye hano gisigaye kigeze kuri 500. Hari ibyo twaguraga 340 na 50 kugera kuri 400. Ndafite ingaruka nyinshi kuko abanyamuryango bacu bashoboraga kurya agatsima ka kawunga batiriwe bahangayika. Hari ukuntu twanabahaga bakatwara, twazagaruka ku kundi kwezi bakishyura neza rwose. Nanone kuba giye nzanzana ubwizigame dukora nk'abagore twabwiraga tuti tugeze kuri iki gikorwa nidushore mu ingufu zacu, tukaba tubona ko noneho nta kintu turimo dukura hahandi dusubiza mu ngo. Urumva ko n'abagabo bacu batangiye kuvuga ati turabona ko ntacyo mukinjiza. Nubwo umutekinisiye wahangitse ibyuma by'uruganda rwa koperative Jyambere Mubyeyi yashatswe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ruheru, koperative ntibushinja kugira uruhare mu kuyihombya ngo kubera uburyo bukomeza kuyiba hafi. Dusura akarere ka Nyaruguru mu mpera z'icyumweru gishize, twasanze iki kibazo ubuyobozi bw'akarere butakizi. Cyakora ngo kuwa 2 w'iki cyumweru gishobora kurara kibonewe umuti. Kuwa 2 hari inama tuzakorana nabo kugira ngo turebe icyo kibazo koko tugikemure, ndetse tunabafashe tubatera inkunga kugira ngo iyo koperative aho yari maze kugera itaba yasubira inyuma. Koperative Jyambere Mubyeyi isanga kugira ngo uruganda rwayo rusubukura imirimo bisaba ko yafashwa kugura icyuma gisimbura icyo yahangitswe kandi kinashobora gukorana n'imashini z'uruganda. Inakeneye kandi gufashwa kugura cyangwa gukoresha ibindi byuma byangiritse kubera iki cyuma, no gufashwa kubona igishoro cyo kurangura ibigori byo gukoramo akawunga kuko nta bushobozi isigaranye.